Yes, tugwaye ikaze kuri mikoro za Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru ari gucaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, harimo ay'abastari, imyidagaduro, ubuzima ndetse politike. Nge muri kumva nitwa Mr Kira from Rwanda, inshuti y'aba diaspora inkuba ku butaka. Uyu munsi wa none twahisemo kubazanira umuhanzi akaba n'umubyinnyi bita Titi Brown Dancer. Uyu muramuzi cyane, ni icyamamare, mwagiye mumubona hirya no hino, cyane cyane aho yamamaye ku mbuga zigiye zitandukanye nka TikTok, aho TikTok ari gukurikiranwa n'ibihumbi birenga 340. Uyu mubyinnyi mwagiye mubona amakuru ye menshi cyane, aho yagiye akundana n'uwitwa Yambo, byo bikaza kurangira ubu wakibaza ngo ari hehe Titi Brown, katakigaragara cyane, katacyumvikana mu majwi y'abantu. Titi Brown yagiye he? Uyu munsi wa none sobanukirwa ku bintu bye byinshi cyane twamubazaniye. Uyu munsi niwe tugiye kwibandaho, umenya amakuru ye menshi cyane. Gusa mbere yuko dukomeza n'amakuru y'uyu mubyinnyi Titi Brown, ndagira ngo ubanze urebe amwe mu mashusho yafashwe aho yari yatumiwe nk'umubyinnyi wa mbere mu Rwanda mu bitaramo byari byitabiriwe n'abanzi bagiye batandukanye nk'abarimo Kevin Kade, Chris Easy, The Ben. Amwe mu mashusho yafashwe uyu mubyinnyi yatumiwe muri BK Arena byatangaje abantu, habaye ibintu bitangaje. Banze urebe iyo video. Si ibyo gusa, kuba ari na filimi akinamo akaba yaranateguye, ibyo byose bimuhindura icyamamare gikomeye hano mu Rwanda. Harimo ibyamamare byinshi cyane bigiye bitandukanye. Wabyumvishije uburyo wagarura mu muhanda gutya. Ibyo gusa ntibibagirwe ko umubyinnyi ibyo gusa uyu mubyinnyi Titi Brown ngo indirimbo akozeho challenge ntihagarara mu kuzamuka, dore ko mu munsi umwe gusa iba yujuje miliyoni y'abantu bayikurikiye.
benshi muri kwibaza ngo ese uyu Titi Brown ubu asigaye ari mu biki, aho ugiye mu biki ko tutamuherutse, ntabwo duheruka kubona inkuru ze ndetse ntabwo duheruka kubona indirimbo nshyashya abyinamo. Titi Brown aherereye mu biki? Gusa narababwiye ngo Mr Today TV niho hantu honyine wasanga ibintu by'ukuri, ibintu bizira ikinyoma gusa. Niyo mpamvu ngushishikariza gukora subscribe kugira ngo utazazucikwa n'amakuru mashyashya tugenda tubazanira hano, imyidagaduro, ubuzima ndetse na politike. Hano kuri Mr Today TV nta handi wabisanga, nta handi wakura amakuru mashya gusa. Ndagushishikariza gukora subscribe rero niba ukunda ibintu tubagezaho cyangwa ibintu by'ukuri bizira ikinyoma. Reka tuze tuve imuzi n'umuzingo amakuru ya Titi Brown ndetse uraza kumenya n'ahantu ubu ngubu aherereye, ese ari mu biki, byose ni hano nta handi.